kimwe mu byitwa imibereho myiza abantu bari guharanira muri iyi minsi ni uburenganzira bw'abakora imibonano mpuzabitsina bafite ibiteye kimwe. Namwe nka PS Imberakuri muhagaze ku ruhande rw'uko bakwiye ubwo burenganzira cyangwa ko ntabwo tubishyigikiye? Kubera iki mutabishyigikiye kandi ababivuga bumva ari uburenganzira bwabo, namwe muharanira imibereho myiza nabyo babyita imibereho myiza yabo? Impamvu tutabishyigikiye nuko abantu basenyewe mu bishanga, nta nubwo basenyewe mu manegeka, aho iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. turagira ngo mutubwire ku kijyanye n'amavugurura mwakoze mu ishyaka, ese nayahagamije iki? murakoze. Amavugurura twakoze mu itegeko shingiro ry'ishyaka, icyambere nuko kubera ko ari irya kera tugitangira ishyaka, harimo ibyuho, harimo ibintu by'ibyuho bareba ukabona ko bitanoze. Noneho ariko impamvu nyamukuru yatumye tuvugurura nuko hari itegeko ry'imitwe ya politike n'abanyapolitike rya 2018, harimo inzego z'ishyaka ndetse n'imitwe ya politike yose harimo izitari zirimo. Ubwo rero kwa ko ridutegeka kuzishyiramo ni urwego rw'imicungire y'umutungo w'ishyaka, komite ngenzuzi, twagombaga rero kuyishyiramo nk'uko itegeko ridutegeka, ariko tufatiraho nyine kuko twagombaga kuvugurura n'ubundi tugakuramo ibindi byuho byose twabonagamo. Icyuho cya mbere twabonaga nuko uko ishyaka ryitwaga ntabwo byahindutse mu by'ukuri, ariko twanogeje kubera ko ryitwaga ishyaka riharanira imibereho myiza ry'imberakuri. Twari twumva bigomba kuba ishyaka ry'imberakuri mbere na mbere, ryitwa imberakuri hanyuma rigaharanira imibereho myiza nyine, kubera ko amashyaka menshi aba ari amashyaka aharanira imibereho myiza, aba ari za parti sociaux, ariko hakagera umwihariko wa buri bantu. Twe rero umwihariko wacu nuko ari imberakuri. Ubwo rero twabanje izina bwite dukurikizaho izina rusange. Izina bwite ni imberakuri, hanyuma riharanira imibereho myiza nyine nk'abandi bose. Iryo ni ibya mbere. Ikindi mu ngingo menya ya gatatu harimo ijambo ngo inyabutatu y'abanyarwanda. Naryo twariganiriyeho dusanga ijambo inyabutatu ritakijyanye n'igihe, kuko nta nyabutatu iri mu banyarwanda. Abanyarwanda bose ni abanyarwanda, ahubwo turisimbuza ubumwe bw'abanyarwanda. Ikindi ni ingingo ya gatanu, havugaga icyicaro cy'ishyaka. Ubu twarimutse aho twakoreraga bwa mbere, ntabwo ariho dukorera ubu ngubu. Nabyo twagombaga rero kubishyiramo, tugashyiraho aho dusigaye dukorera mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro i Kabuga. Hanyuma ingingo ya gatandatu harimo nanone ibitanoze neza, twashatse kunoza, twashyizemo guharanira ko abanyarwanda bose bagira ubuzima bwiza. Harimo ngo abanyarwanda ngo babeho ngo mu buryo buciriritse, ibintu wumvaga bitameze neza. Dushaka rero kunoza neza, turavuga ko abanyarwanda bagomba kubaho ubuzima bwiza, kandi ntihabe hari abatunzi bya mirenge abandi ngo babe bakene nyakujya, kuko usanga uko kuntu abantu basumbana nabyo atari byo. Hanyuma ingingo ya munani ingingo ya gatandatu mu gace ka munani harimo ko ishyaka PS Imberakuri riharanira ubutabera bw'abanyarwanda bose ku buryo bungana. Dusanga rero tudaharanira ubutabera bw'abanyarwanda gusa, kuko mu Rwanda ntihatuye abanyarwanda gusa, hatuye n'abandi bantu. Turavuga ngo duharanira ko abaturarwanda bose bagira ubutabera bungana kandi bukwiye. Noneho mu ngingo ya 10 twavugaga ku ikarita y'umurwanashyaka. Mbere twavugaga ko ari itegeko ko umurwanashyaka bafite ikarita imuranga, ariko tugeraho tubiganire dusanga si ngombwa, kuko hari umuntu w'umurwanashyaka udafite ikarita, ntabwo rero byamubuza kwitwa umurwanashyaka. Tuvuga ko azajya atunga ikarita y'uburwanashyaka igihe bibaye ngombwa ko ayihabwa, nyine akayihabwa, ariko si ngombwa ko biba mu byashingirwaho kugira ngo witwe umurwanashyaka. Naho rero ingingo ya 13 twarahinduye nayo, kuko twabonye dusa n'abisubiyemo. Mu ngingo ya 48 harimo ibitekerezo bijyanye n'ukuntu abayobozi b'ishyaka bava mu myanya yabo, ariko tukanabibona no mu ngingo ya 13.
turavuga ingingo ya 13 reka tuyivanemo tuyihuze n'iya 47. Hanyuma ingingo ya 14, ingingo ya 14 hariho ni ijambo rito cyane twahinduye, twashyizemo inshingano z'umurwanashyaka. Ubundi twaravuga ngo abarwanashyaka basabwa, tusanga ibyo byabasabwa atari byo, ahubwo bafite inshingano tugakomeza. Ingingo ya 47 rero nabivuze, hagiyemo ibitekerezo byari biri mu ngingo ya 13, hanyuma dushyiramo rero n'ingingo nshya ya 51 ishyiraho komite ngenzuzi y'ishyaka. N'ibyo ngibyo ndashaka kubabaza, muri 2024 n'amatora ya nyakubahwa perezida wa repubulika, ese ishyaka PS Imberakuri muhagaze hehe? Muzatanga umukandida, bizagenda bite? 2024 ntituragira icyemezo dufata niba tuzatanga umukandida cyangwa tutazamutanga, kuko mu itegeko ryacu inama nkuru cyangwa se kongere y'ishyaka iterana rimwe mu mwaka. Ni ukuvuga ko muri 2024 n'ubundi tuzaterana, ari ibyo ngibyo tugiye gutangaza icyemezo tuzaba twafashe. Tugaruke gato ku mavugurura abaye mu ishyaka. Hari umurwanashyaka wanyu yigize ahutazwa ko nta karita yeretse urwego runaka? Oya, ahubwo kuyerekana nicyo cyamuhutaza. Kuko abarwanashyaka bacu abenshi barahutajwe, birazwi. Twagendaga bigasaba yuko unahaguruka ukajya gukora ubuvugizi no kuvugana n'abamuhohoteye, ariko si cyo cya mbere na mbere cyatumye tubikuramo, ahubwo icyatumye tubivanamo nuko byari biri mu byangombwa ugomba kuba ufite. Ubwo rero umuntu akaba yashobora kuba wenda atayifite, hanyuma akaba ahubwo umuntu yanamuhakanye ati nagura umurwanashyaka w'Imberakuri. Ubwo waba rero umurwanashyaka ariko si ngombwa ko ufite ikarita. Kimwe mu byitwa imibereho myiza abantu bari guharanira muri iyi minsi ni uburenganzira bw'abakora imibonano mpuzabitsina bafite ibiteye kimwe. Namwe nka PS Imberakuri muhagaze ku ruhande rw'uko bakwiye ubwo burenganzira cyangwa? Nubwo tutarabiganira, ntabwo turabiganira mu buryo bweruye, tubiganira bisanzwe mu biganiro bisanzwe, ariko ntabwo tubishyigikiye. Kubera iki mutabishyigikiye kandi ababivuga bumva ari uburenganzira bwabo? Namwe muharaniye imibereho myiza, nabyo babyita imibereho myiza yabo. Impamvu tutabishyigikiye nuko tutumva n'impamvu babishyigikiye. Baba baravuga ngo barabishyigikiye n'uburenganzira bwabo, ariko ntabwo ibyo natwe ntabwo tubishyigikiye nyine. Kuki bo bemera ko natwe n'uburenganzira bwacu ko kutabishyigikiye? Ikindi mu byo mwagiye muvuga nk'ishyaka, impinduka mwagiye muvuga mu bijyanye n'uburezi, imishahara y'abarimu, y'abasirikare nk'uko mwagiye mubivuga, mwarabivuze kandi byarahindutse. Sungu ni iki kigezweho mu buvugizi nk'impinduka abantu bategereza? Ni byinshi biracyahari, nubwo bimwe byagiye bikemuka ariko hari bitari byakemuka. Urugero, abarimu nibyo bongerwa umushahara, twaranabishimye, ariko hari abaganga, hari igice cy'abaganga, abantu bose bakora mu buvuzi nabo bafite ikibazo. Ubu ngubu tugomba gukorera ubuvugizi, twaranabitangiye ariko biracyakomeza. Ariko n'abandi mu buzima busanzwe, cyane cyane muri sekiteri zitandukanye, hari ubuhinzi, hari ubworozi, hari ubucuruzi, kwiteza imbere. Ni byinshi dukorera ubuvugizi, tukaba turimo no gupanga ukuntu tubishyira muri manifeste tuzakoresha muri 2024. Ariko ubu ibitekerezo kuko tukibyegeranya ntabwo twabitangaza uko bimeze, ariko icyo tureba nuko abaganga ubu ngubu bagomba nabo kongererwa imishahara. Ariko hariho n'abandi bantu bagenda basaba imishahara, bagenda basaba ko ibyo babona byahuzwa n'isoko ririho ubu ngubu kuko ibintu byahenze. Abo bose rero turagenda tukabakorera ubuvugizi, kandi iyo bidakosotse turakomeza. Muhagaze he ku bijyanye n'abaturage bavuga ko barenganyijwe mu minsi yashize basenyerwa inzu bavuga ko zubatse mu manegeka? Hari abo tubona ndetse tunakorera ubuvugizi nabo, abantu basenyewe mu bishanga, nta nubwo basenyewe mu manegeka, ahubwo basenyewe mu bishanga. Nyuma igishushanyo mbonera kigaragaza ko hari imiturire aho hantu, none barimo kuhabasubiza ngo nibongere bature kandi batabahaye uburyo bwo kubaka. Urumva nk'umuntu basenyeye icyo gihe, uyu munsi nta bikoresho afite, yenda tuvuge nta mabati, ntaki, ku buryo ashobora kongera kubaka. Kubera rero yuko ari leta yari yabasabye ngo nibasenye bave mu bishanga,
nyuma yayo igishushanyo mbonera kikabasubiza, ubwo bakwiriye kubafasha kubaka. Iyo ni kese dufite abantu bavuga yuko bakwiriye gufashwa kandi koko nibyo, ariko ugasanga ntabwo bitaweho, ntabwo barimo kubikora, kandi igishushanyo mbonera cyabasubije aho bari batuye kandi inzu zabo zarasenywe. Murabafasha iki? Muraza kubigenzamo? Ni ugukora ubuvugizi kugira ngo bikosoke, cyane cyane muri izi ngendo abadepite tumaze iminsi dukora mu gihugu, niho twagiye tubibona. Ubwo rero tubishyira muri raporo, ariko n'ubuvugizi bugakomeza. murakoze cyane. Murakoze. Numva hari ibindi byaba iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare